mwaramutse neza mwese abanyacyubahiro muri hano mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, cyane cyane abajyanye n'inzego z'ubutabera, abacamanza cyane cyane, ndetse harimo n'abagenzacyaha mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye. Nagira ngo mbanze mbashimire indahiro mumaze kutugezaho, ariko ibyangombwa biba bikubiye muri iyo ndahiro biduha inshingano, bitwibutsa akazi karemereye tuba dufitiye igihugu cyacu, ku rwego rwo hejuru ndetse rubanza mu zindi nzego dukoreramo twese, harimo ibijyanye n'ubutabera, ibyo bindi byose bitugezaho. Nta gihugu cyatungana kidafite gutanga ubwo butabera ku munyarwanda uwo ari we wese. Amateka yacu turayazi, ibyagiye bibura bijyanye n'ubwo butabera, ndetse bikagira n'ingaruka kuri politiki y'igihugu, bikagira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda. Ibyo ndibwira ko tubizi bihagije ku buryo bigomba kuba byaravuyemo ibyo twize byinshi byatuma turushaho gukorera igihugu cyacu neza, n'abanyarwanda bakagira ubuzima bakwiye. Ubutabera ni ngombwa kuri buri muntu wese. Icyo binatubwira ni uko buriya nyine imbere y'amategeko mu butabera twese dukwiriye kuba tungana, ku buryo nta urenga amategeko muri twe twese, kugira ngo ubutabera bushoboke. Abantu rero baba bashinzwe imirimo nk'iyo ngiyo bagomba gukurikirana kugira ngo ibyo byose bigerweho. Ni akazi karemereye, ibyo bidasubirwaho. Ariko navuze amateka, hari n'ibindi. Kugeza n'uyu munsi hari ibikorwa, ariko tukabyumva ko nyine mu buzima bw'abantu, imibereho y'abantu, ntabwo ibintu byose binoga uko bikwiriye. Turi abantu bakora amakosa, ndetse bamwe agahinduka ibyaha, ariko iteka tuganishaho twagabanya ibiba bitabereye abantu, cyangwa bitabereye imico, cyangwa ubuzima bw'abantu. Muri ibyo rero ngira ngo twibuka ko
abari mu nzego zitandukanye zo gutanga ubwo butabera batwibutsa ko ntawe uri hejuru y'amategeko, ndetse nabo ubwabo ntabwo bari hejuru y'amategeko mu buryo bwo gutanga ubutabera buri wese muri izi nzego zose, icyo agomba kukibuka. Ibindi rero byaba ari politike mbi cyangwa byaba ari imyumvire mibi, ibyo nubwo tubirwanya uko biba bikwiye. Iyo ufite ubushobozi nk'ubwo ngubwo, aho ari wowe uca urubanza, ari wowe ukurikirana ibyaha, ari wowe ubigenzura uko bikwiye, ugomba kuba ari we wa mbere mu kugaragaza ko ibi byubahiriza. Ntabwo wajya guca urubanza cyangwa mu bindi bikurikirana gushyira ibintu mu buryo ngo urebe inyungu zawe cyangwa iz'inshuti zawe cyangwa iz'umuryango wawe, cyangwa ngo bariho uhera, kuko muri izi nzego buri wese ni inshuti yawe, buri wese ni umuryango wawe, buri wese. Nibyo byatuma iyo ubireba utyo biduha abantu ko baringanira imbere y'amategeko cyangwa se mu kugezwaho ubutabera. Ibi rero ndabivuga ariko nzi ko namwe mwese muzi uburemere bwabyo, ni ukugira ngo tujye twiyibutsa gusa two kubusanya nabyo kuko bifite ingaruka zirenze, ndetse n'amakosa akorwa ahandi. Ibi rero ni ibyo tugomba kwitondera. Mwese abamaze kurahira, bagiye mu mirimo itandukanye, nagira ngo mbashimire kandi mbizeza imikoranire myiza ishoboka yose, hanyuma bityo igihugu cyacu nicyo gikwiriye kubigiramo inyungu, ndetse bikagaragara mu ntambwe dutera tugana imbere. Nagira ngo rero mbifurize imirimo myiza, mbifurize ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana.